Bene data muri Kristo Yesu, ndabasuhuje Uwiteka duhana umugisha. Mureke dushimire Imana uburinzi bwayo butangaje duhozaho, kuba itwemereye n'uyu mwanya mwiza wo gufataniriza hamwe kwiga ijambo ry'Imana, rifite umutwe uvuga ngo ibanga ry'imibereho ya gikristo. Ibanga ry'imibereho ya gikristo, dukwiye kubaho mu buryo bwihariye, kuko turi abana b'Imana, tukabaho nk'abana b'Imana. Uwiteka Imana ishobora byose idushoboze. Ibanga ry'imibereho ya gikristo ni ugukomeza ubugingo bwa Kristo. Ubwo wakiriye igihe wababarirwaga ibyaha, iyo Imana ikubabariye ibyaha, ibi bigukuyeho burundu. Iyo igutsindishirije, iba iguhinduye umuntu ubaho imibereho yo kumvira amategeko yayo, ifata ubwigomeke wari ufite, ikabukuraho maze ikaguha gutungana no kubaha Imana nk'uko bikwiye, ubuhinduriwe amateka, uguraniwe. Reka twicishije bugufi mu mitima yacu dushime Imana. Turagushimye Data wera kudukunda, turagushimira ko uturinda akaba ari wowe utubeshejeho. Tugushimiye yuko twacumuye utaturetse, ahubwo twaracunguwe bikomeye, ducunguzwa amaraso y'igiciro cyinshi Kristo yasheshe ku musaraba ku bwacu. Kandi n'ubundi ntabwo waturetse, ntuduhana, ntutuba kure. Uba bugufi uteze ibiganza ngo gutakira wese umusayure muri Yesayi yo gukiranirwa, amaze umuhindurire amateka. Hari ugukiranirwa kwe wahindure, umuhe gukiranuka kwa Kristo, maze asigara ari umwere n'umuziranenge n'ubwo yaba atuye muri iyi si y'igomero, abishobojwe nawe. Tuje uko turi rero kugira ngo duhindurirwe amateka nawe, tubashe kuba abaragwa, tubyambaje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ishobora byose ikomeze kubana natwe. Iyo wakiriye ubugingo bw'Imana kubwo kwizera, imibereho ya gikristo iba itangiye kuba muri wowe, maze ugasigara utakiyobowe na kamere n'amarangamutima, ahubwo uyobowe n'imbaraga mvajuru zigushoboza kubonera no gutungana no gukora ibyo Imana ishaka n'uko ishima kubw'ubuntu bwayo. Reka turebere hamwe amagambo aboneka mu Bakolosayi ibice 2 umurongo waho wa 6. Abakolosayi ibice 2 umurongo waho wa 6 haravuga ngo, nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, abe ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Imana ishimwe kandi ihimbarizwe ubuntu yatugiriye ubwo twamwakiriye. Dukwiye kugendera muri we, dushoreye imizi muri we, twubatswe muri we, dukomerejwe muri we kubwo kwizera nk'uko twigishijwe. Kubw'ibyo rero tugende nk'uko ashaka kandi ashima, bitagiturutse ku bushobozi n'imbaraga zacu, ahubwo ari imbaraga n'imbabazi tugirira. Imana mu mbabazi zayo ishyira gukiranuka kwayo muri wowe. Iyo wizeye ukayiringira, ibiguha nk'impano y'ubuntu, nk'uko ubutunzi bwayo bwinshi bungana. Iguhindura umukiranutsi ibikoresheje ijambo ryayo, kuko iravuga bikaba, itegeka bigakomera. Itanga gukiranuka kwayo kuri wowe binyuze mu kwizera amaraso ya Kristo. Imana itugirire neza, kuko muri we niho hari gukiranuka kw'Imana, muri we niho hari kuzura k'ubumana bwose mu buryo bwa mwuka, tukabibona turi muri uyu mubiri w'igomero, ariko tugategerezanya ibyiringiro kuzabana n'umucunguzi wacu. Bw'ibyo rero imibereho yawe yose yari umunyacyaha ihinduka imibereho yo gukiranuka, ariko ubw'uko Kristo yaducunguye kandi Imana ikabyemera ikatuguranira, ahari ugukiranirwa ikahahindura gukiranuka kubw'amaraso y'igiciro cyinshi Kristo yasheshe ku musaraba ku bwacu. Ariko ntibyatugwaho nk'imvura, ahubwo biratwaranirwa, kuko intwaranire zizabigisha mu imbaraga. Reka turebe n'andi magambo aboneka mu rwa mbere rwa Petero
igice cya mbere umurongo wa 2 haratubwira ngo mwatoranijwe nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera, mubiheshejwe no kwizera n'umwuka kugira ngo mwumvire Imana muminjagirwe amaraso ya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Nuko rero Imana ishimirwe yuko twaratoranijwe tubiheshejwe no kwizera n'umwuka twahawe kugira ngo tubeho kumvira Imana tuminjagiweho amaraso ya Yesu Kristo, tutakiyobowe na kamere n'amarangamutima, ahubwo tuyobowe n'imbaraga mvajuru itubashisha kubonera no gutungana no gukora ibyo ishaka kandi ishima. Umurongo wa 5 waho haravuga ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Turindirwa agakiza kacu kiteguwe kazagaragara mu gihe cy'imperuka, abazaba barumviye Imana barindwa n'imbaraga y'ijuru ibashoboza kubonera no gutungana. Ku munsi w'imperuka bazahagarara badatsinzwe n'urubanza, maze bahabwe ingororano z'abera. Umurongo wa 7 hakavuga ngo kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu y'igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uk'ukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa, abazaba bageze amahirwe yo kuzabana nawe ubuziraherezo bazaba bafite ishimwe ryuzuye risesekaye umuntu atabasha kugera no kugereranya, kuko biraturenga. Imana itugirire neza rero kugira ngo tubashe kubera amaso ubugingo bwacu bikitwa none, twitegure kuzabana n'uwo mucunguzi wacu uri bugufi kugaruka. Dukwiye gukomera kuko igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere kidusaba kugira kwizera gushobora kwihanganira intege nke, kuzarira n'inzara, ndetse kwizera kudacogora nubwo haza ibigeragezo biteye ubwoba. Igihe cy'imbabazi cyahawe abantu bose kugira ngo bitegure icyo gihe cy'akaga kituri imbere. Muri iki gihe abafite kwizera kudashyitse bari mu kaga gakomeye ko gutsindwa n'ibishuko bya Satani, hamwe n'itegeko ryo gucecekesha umutimanama wabararikiraga kwihana no kubonerera Imana, maze bakazima burundu. Ndetse nubwo kwihanganira ibigeragezo bizashengura abantu n'umubabaro ukomeye n'agahinda bazahura nabo, abazaba bari muri Kristo Yesu bazaba bafite amahirwe, kuko bazaba bafite guhumurizwa muri icyo gihe rero cy'akaga. Kuko abatigeze bimenyereza kwiringira Imana ngo babyimenyereze babyitoze, bazaba bafite akaga ko kwihanganira ibyo bigeragezo, bitume babasha guhara Imana, bitume babasha guhara umucunguzi wabo wabacunguye. Iki ni cyo gihe dukwiriye kwimenyereza ubwacu kugenzura amasezerano y'Imana, kuko abamarayika bandika isengesho ryose risenganywe umwete kandi ritaryarya. Byaba byiza rero ari uko tubashije gusenga mu kuri no mu mwuka tutaryarya, tukabasha no kwitandukanya n'ibintu bibi ibyo ari byo byose, aho kugira ngo dutandukane n'Imana. Ni byiza ko umuntu yaba ahubwo umutindi nyakujya kubwo kwizinukwa, ariko akemerwa n'Imana, kuruta ko yaba umukire kandi ufite icyubahiro muri iyi sanzure y'isi, afite n'inshuti nyinshi, nyamara kandi adafite umushyikirano n'Imana. Dukwiriye gufata igihe gihagije cyo gusenga kugira ngo tubashe kwimenyereza kubana n'Imana, nivuga twumve, maze bitume tubasha gusobanukirwa n'aho igihe kigeze. Igihe cy'amakuba tigeze kubaho kiradusatiriye. Dukeneye kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu ngubu, kuko niyo turebesheje amaso. Mwene data, nshuti yanjye, iyo urebye ibikuzengurutse n'ibiri kuri iyi si, ubona igihe kigeze. Amaso yawe ntakwereka ko turi bugufi bwo gutaha? Nk'uko iyo abantu bitegura ubukwe bakoresha imbaraga batari basanganywe, natwe dukwiye kwitegura ko umukwe wacu ari bugufi guhinguka, amaze akazasanga
amatara yacu arimo peteroli, tutashaka kujya kugura amavuta igihe umukwe yinjiye ngo nituza tuzahera inyuma y'urugi. Nahanjye nahawe kwitegura bigishoboka, tukagira imyiteguro ya yindi benshi bahinyura batazashobora kugeraho. Bibaho kenshi ko amakuba akomeye yisukiranya kuruta uko tuyatekereza, ndetse ayo dutegerejeyo siko biri kuko arakomeye cyane, birenze ibyo tubasha gutekereza n'ibyo tubasha kuvugisha amagambo yacu, kuko birakomeye cyane. Muri icyo gihe rero cy'ikigeragezo umuntu wese azaba yihagarara imbere y'Imana y'ubwe, asobanura uburyo ibyo yakoreye muri iyi si, nuko yitondeye Imana n'amategeko yayo, nuko yujujwe imbaraga ya Mwuka Muziranenge, atagikoreshwa na kamere, ahubwo asigaye akoreshwa n'imbaraga ya Mwuka. Kandi uwo Mwuka yarawutanze, ariko abantu bazawakira bakurikije amakene bawufitemo. Muri ubu bugingo rero niho dukwiye kwitandukanya n'icyaha, binyuze mu kwizera amaraso ya Kristo ahongerera ibyaha. Umukiza wacu ukomeye aturarikira kwifatanya nawe, tugahuriza intege nke zacu mu mbaraga ze, akatuguranira. Ubuswa bwacu no kudasobanukirwa bugahurizwa mu bwenge bumenyera iherezo mu itangiriro, kandi akaduha ubwenge mvajuru. Ubuhamya bwacu tukabuhuza n'imibereho ye izira amakemwa, izira inenge. Amafuti yacu tukayahuza no gukiranuka kwe. Imbabazi z'Imana ni ishuri dukwiye kwigiramo ubugwaneza no kwicisha bugufi kwa Kristo, mu buryo Imana yashyize imbere yacu. Buri wese afite umwanya wo kwihitiramo kunyura mu nzira ituyoboye, kandi afite n'umwanya wo kwinyurira mu byo ashaka, kwigumira uko ashaka. Ahubwo rero ngo tugambirire guhitamo umugambi nyakuri w'ubugingo buhoraho. Ni ahacu kwemera gukorana n'intumwa z'ijuru zoherejwe kudufasha ngo natwe tubashe gusobanukirwa neza inzira igana mu ijuru. Ntawe ukwiriye kuhinyura cyangwa se kwirengagiza uwo murimo, kuko bizanira abantu babyumvise kuzabona ubugingo buhoraho, ababyanze bakazabona kurimbuka guteye ubwoba kw'iteka ryose. Imana itugirire neza, itubashishe rero kuba mu ruhande rw'Imana tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Reka turebe amagambo aboneka mu Baefeso ibice 6 umurongo waho wa 16. Abaefeso ibice 6 umurongo wa 16 haratubwira ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ni ukwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Nahanjye nahawe kubera amaso ubugingo bwacu, kuko kwihana ni ukubabazwa n'icyaha, ukagisobanukirwa, ukibuka ko aricyo cyabambishije Kristo ku musaraba w'isoni, ukakizinukwa n'umutima wawe wose, kuko iyo utakizinutswe kukihana ntibigukundira. Ariko dukwiye kwibuka ko turi ab'igiciro, twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi Kristo yasheshe ku musaraba ku bwacu. Kubw'ibyo rero ntidukwiye kwitwara uko twishakiye, kuko turi abaragwa n'abaziranenge. Ni ahacu rero kumenya ibanga, ni ukumenya kubana na Kristo, ukagendana nawe. Waba uri mu nzira ugenda, umutima wawe ukaba ari akagozi gakubiranije na Kristo, ari uri mu gutekereza aho ugenda usenga. Waba uhagaze utegereje imodoka cyangwa ikindi kintu utegereje, ukaba uri mu gusoma ijambo ry'Imana aho uri hose, kuko uba utarya burinanura. Ariko iyo urushijeho kujya mu ijambo ry'Imana n'umutima ushaka, byanze bikunze uvanamo ibivumbikisho bikomeza umubiri wawe, ukabasha gukurira muri ryo, kandi ukagira igihe gihagije cyo gusabana n'ijuru, ukagira amasaha ntarengwa adapfa adapfuka, ubasha kwihererana n'Imana. Amasengesho yo mu rwiherero akingura ijuru, ngo kuko harimo imfunguzo zifungura ububiko bwo mu ijuru, maze iyo migomoro yose akayitugomororera aho tukabura aho tuyikwiza, tukunguka ubwenge mvajuru, kuko ubuswa bwacu bwuzuriye mu bwenge bwe, tukuzuriramo kwihangana, kuko gucogora kwacu kuzuriye mu kwihangana kwa Yesu Kristo.
kandi tujye tumenya ko ihwa ryose ritujomba ari we ryabanje kujomba. Yatubereye urugero, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Nuko rero ku bw'ibyo dukwiye kubera amaso ubugingo bwacu. Amagambo aboneka muri Yohana 14:20 haravuga ngo uwo munsi muzamenya ko ndi muri data, namwe mukaba muri jye, nanjye nkaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Ni amahoro kuzabana n'Imana, akadukunda kandi akatwiyereka, kuko yasize atubwiye ngo mbasigiye amahoro. Amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha amahoro nk'ay'ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntimutinye, kuko duhawe amahoro ya Yesu Kristo. Aravuga ati, nigiye muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ntidukwiye kuba ibiti by'ibibabi gusa, ahubwo dukwiye kuba ibiti byiza byera imbuto zikwiriye abihannye, ku buryo tutaba ibuye risitaza abasanga umukiza ngo bumve tuvuga Imana ari ukubivugisha umunwa, ariko bitaba mu migenzereze no mu mibereho no mu mikorere yacu. Ahubwo umunsi kundi uko tugira ubuntu bwo kubumbura iminwa yacu tuvuga, tujye tuvuga ibyahesha abandi ubugingo n'inkomezi muri uru rugendo rutoroshye. Ngaho Uwiteka atugirire neza kandi adushoboze. Reka dusoreze ku magambo aboneka mu rwa kabiri rwa Timoteyo 2:12. Mu rwa kabiri rwa Timoteyo 2:12 haravuga ngo, iri jambo ni ryo kwizerwa ngo, niba twarapfanye nawe tuzabanaho nawe, kandi nitwihangana tuzimana nawe, naho nitutihangana nawe azatwihakana. Nuko rero dukwiye kwihangana tugatsinda ibitugerageza n'ibiturwanya, kuko tuzaba tudakoresheje imbaraga yacu, ahubwo tuzaba dukoresha imbaraga ya Mwuka Muziranenge iba muri twebwe twahawe kandi twarayakiriye. Nuko rero nitumwihakana dukunze isi n'ibihendo byayo, nawe azatwihakana imbere y'Imana Data. Nuko ikidukwiriye rero ni ukubera amaso ubugingo bwacu, tukumva rikaba ibanga ry'umukristo, ry'imibereho y'umukristo. Iryo banga nta rindi, ni uguhoza umutima wawe kuri Kristo kugeza igihe wumva ijwi rye, ukumva imiburo ye. Kandi uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima, ahubwo ukingure kugira ngo Kristo akubere umugenga w'ubugingo bwawe, akubere umuyoboro n'umuyobozi ukushoboza kuzagera iwacu heza. Uwiteka bidushoboze kubw'ubuntu bwe. Nibyo mbasabira nisabira mu izina rya Yesu. Uwiteka duhana umugisha. Murakoze. Murakoze inshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Turashima Imana ku byo ikomeje gukora. Abahamya ba Kristo bafite ibyigisho kuri YouTube. Washyira mu ishakiro ugashakisha abahamya ba Kristo podcast, ndetse wareba kuri Spotify, X, Instagram na Facebook n'indi miyoboro itandukanye. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo ibihe byose tugihumeka, tuva mu byaha kandi tumwitegura kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none, kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga www.abahamyabakristo.org, imeri abahamyakristo@gmail.com, kuri telefone guteranya 1-756-857-9. Abahamya ba Kristo twishimira abatubaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Musangize inshuti n'abavandimwe
ibi byigisho. Uwiteka abahe imigisha mvajuru, mukomeze kugira ubuzima buzira umuze n'amahoro biva ku Uwiteka bibahoreho.